uwanjye. N'abagabo nabo nuko ugasanga umugore wawe Imana yaguhaye mukamanika amaboko ku murenge no mu rusengero, pasiteri akabihesha umugisha, gitifu yanabihesheje umugisha nawe, ngo umugore si uwanjye. Watsinzwe. Ujye wemera. Wahuye n'abatubuzi. Umuhanuzi wese uzaguhanurira ngo umugore ntago ari uwawe cyangwa umugabo si uwawe, uwakorana na Sekibi, uwo ni umuhanuzi w'irari. Menya iryo tandukaniro. N'ubu ufite irari rero nawe, ni icyanditswe utagira ngo nibyo nibwiye, ngo bazihuriza abigisha. Reka mwifurize kugira amahoro Kristo Yesu atanga. Abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi nawe utaramwemera nta kiguzi bisaba. Kwizera Yesu ni ubuntu kandi bitanga gukizwa, ukareka ibyaha ukagendera mu nzira ye. Rero ndagushuhuje aho uherereye hose mu mpande enye z'isi, ku migabane igiye itandukanye kandi nanone mu bihugu bigiye bitandukanye. Abavandimwe mwumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda cyangwa ukiherera ukavuga ngo mu by'ukuri hari ibintu byiza numvise, reka mbisobanurire umuntu cyangwa ubisemurire umuntu utumva runo rurimi rwacu, reka tugusabire umugisha. Imana iguha umugisha, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, kandi Data wa twese wo mu ijuru kukugirira neza, arushaho kukugirira neza. Nimba urwaye, ndinginga Imana Data wa twese wo mu ijuru kugira ngo igukize mu izina rya Yesu. Akira ubuzima, akira gukira. Nimba ubyizeye bitahane, uhaguruke kuri icyo gisasiro uriho mu rugo iwawe, kwa muganga, cyangwa mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, cyangwa nanone uri mu nzu y'imbohe. Akira ubuzima nanone. Nimba uri mu bushomeri, izera Imana. Nukuri siko bizaba kuba mutegereza, kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu, ngo abo nibo bazakorwa n'isoni. Ngo kandi Imana yacu ngo izabahimisha kubashyekenga. Muzi uko Imana igishyeshyenga, igashyeshyenga abakobwa we, igashyeshyenga abasore. Ariko icyo nkundira Imana, muba mubiziranyeho ko icyo ukorera ari umusaruro mwiza. Zaburi yaravuze ngo nubwo tubiba turira, ngo ariko hari igihe kizagera tugatunda imiba tunezerewe. Burya hari umuntu ubizi ko abibarira, hari n'ubizi ko abiba yishima mu gihe cy'akanya gatoya. Ariko nkunda kubwira abantu, urakwiye kwisubiraho, ukisubiraho, ugategereza Uwiteka Imana, kuko ijambo ryavuze ngo siko bizaba. Ndabizi ubwo bushomeri uzabuvamo. Ndabizi abavuga ngo nuzashaka uzashaka, nushaka ugire 45 cyangwa 50, upfa kuba wizeye icyo wavuganye n'Imana ko kizasohora. Ese ubundi ubwiye n'iki ko ufite 45? Hari igihe uri umubebe ku Mana igufata nk'umwana ufite imyaka 12. Kandi burya Imana ntago igishingira abana, ishingira abantu bakuze. Komeza utete rero, Data wa twese azabigenza neza. We gutinya ngo uri kubona divorce, iki Imana yifatanyirije nawe ugitandukanye. Ngo pasiteri sengo ko mbona tugiye gutandukanya, senga abamaso. Uwo ni umwanzi Satani wenyine niwe utandukanye icyo Imana yifatanyirije. Kandi umwanzi wacu Satani aragutera ukumva koko bitari byo. Wakubitana n'abahanuzi b'ubu rero, araguhagurutsa kubera ko atamenye nk'Ikigali cyangwa mu mijyi yagiye itera imbere, cyangwa abarundi bamenyereye gutembera kuri Tanganyika, murahura ari umugore numenye ko ari umugore, ukagira ngo ni umukobwa. Rero yakubitanye n'umuhanuzi wavangiwe, aramuhagurutsa ngo mukobwa haguruka, ngo uri umukobwa, ngo mbonye Imana igukorera ubukwe. Ati nawe ukamusubira, ese ko mfite uwo tubana, wenda wibagiwe kujyana impeta. Yarangiza burya kubwira, akaba arakubwiye ngo umugabo mubana si uwawe, ngo Imana igufitiye undi. Satani rero akinjirira aho ngaho. Mujye mubimenya, ndaje mbabwira ahantu nje. Imana ishimwe. Haleluya. Mujye mubimenya. Satani rero ahita yinjiriraho, kuko Satani afata amakuru yumvisha akayinjiriramo, agatera wenda mu mugabo wawe mwari mubanye neza, yakubwiraga neza, nawe ukabura mucyuriye ngo ndabizi Imana yambwiye yuko utari uwanjye. N'abagabo nabo nuko ugasanga umugore wawe Imana yaguhaye mukamanika amaboko ku murenge no mu rusengero, pasiteri akabihesha umugisha, gitifu yanabihesheje umugisha nawe, ngo umugore si uwanjye. Watsinzwe. Ujye wemera. Wahuye n'abatubuzi.
umuhanuzi wese uzaguhanurira ngo umugore ntago ari uwawe cyangwa umugabo si uwawe, uwakorana na sekibi, uwo ni umuhanuzi w'irari. Menya iryo tandukaniro. N'ubu ufite irari rero nawe, ni icyanditswe utagira ngo nibyo nibwiye, ngo bazihuriza abigisha bahuye n'irari ryabo. Umunyerari yahuye n'umunyerari bararirana. Wihangane kuba nari bugasubiremo. Umunyerari ahuye n'umunyerari, ibyo avuze undi arabyemera. Uzumva umuraba ngo pasiteri wanjye ngo yambwiye ko tutaberanye. Sha uri umunyerari nyine. We kwirirwa uvuga ngo abakozi b'Imana, uwo ni umunyerari, nawe wahuye n'umunyerari, none uri mu ngaruka z'ibyaha by'abanyerari. Ihane Yesu akugirire neza. Nicyo mba naje kugutangariza. Nitwa mwene so pasiteri Imana ishimwe Emmanuel. Ni The Blessed TV 7 na Pastor Imana ishimwe official. Reka tugushimire wowe wakoze subscribe. Imana iguha umugisha kandi ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Ejo bundi mbyutse nibwo Imana yakomanze umutima wanjye Mwuka Wera. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Nshimye Imana ko ndi umwana w'Imana, kandi pe nzavugira data ibyiza, kandi sinzigera nsebya urugo rwa data cyangwa abashyitsi ba data, ahubwo nzababwira ati bashyitsi mujye mwitwara gutya, muze hari igihe muzahinduka abasangwa. Natwe twatangiye turi abashyitsi, none ubu dusigaye turi abana mu rugo kwa data wa twese. Imana iranyongorera, hari yerekwa nari nagize kuri Pastor Imana ishimwe official. Imana ishimwe ko rigiye kwaguka ikazajya rica no kuri The Blessed TV 7. Imana ibihererwa icyubahiro. Iyerekwa rivuga ngo isaha yo kubaka igicaniro cy'Uwiteka Imana cyasenyutse, kandi ryari yerekwa rikomeye abantu bake cyangwa nabeshi, kuko iyo ikiganiro gikurikiwe n'abantu barenga 500 kikagera ku 1000, tunabwira abantu kugira ngo bajye basangiza bene se ubutumwa bwiza. Ejo ndimo ndasenga ku rusengero, abaririmbyi korali y'urubyiruko iwacu muri Believers of Jesus Church bararirimbye ngo ahari bwaba ari bwo bwa nyuma ubonanye n'inshuti yawe, yaba ari bwo bwa nyuma uri gucatinga n'inshuti yawe, ahari yifate uyibwire ngo hari ijambo riri kunyura mu mwana w'Imana witwa Pastor Imana ishimwe Emmanuel, ngo ni isaha yo kubaka igicaniro cy'Uwiteka cyasenyutse. Umusangiza ahari hari ibyasenyutse kuri we nawe biramusenya. Niyo mpamvu umuhanuzi yahanuye avuga ngo nzongera nkubake. Hoseya avuga ngo kandi uzaba wubakitse, ngo uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Nta kindi gisenyura umuntu rero nukaba yarabuze ubusabane n'Imana, cya gicaniro cy'Uwiteka kiri mu mutima we kigasenyuka. Ibyo bishobora gusenyura umuntu akagwa. Yesu ashimwe. Nawe agasenyuka n'igicaniro uzabona umurabanga Uwiteka yarandetse aba yarasenyutse. Ngo ibintu by'Imana ngo nabigezemo ndaruha. Warasenyutse, uragomba kubaka igicaniro cy'Uwiteka Imana nawe ikakubaka. Mwene so rero yaba ari bwo bwa nyuma muri kuvuga. Rero wazireguza iki warumvisha ijambo ry'Imana? Wazireguza iki warumvisha aho basenga n'umubwire ngo gwino usenge? Wazireguza iki inshuti yanjye? Ahubwo ukamuse, hari igihe umuntu asharinga porono, inshuti gusharingira porono ikwereka ikakwereka amabere, amatuza, ibitsina, iyo ngiyo jyu isiba. Abagira ngo ahari ari bwo bwa nyuma bwawe urimbuka. Ibaze rero yakweretse ibyo byose by'ibitsina ukabura arimbutse, ukabona gihonomo rwose, ariko inshuti yawe yitozuye ibwire ngo ndabizi. Ahari hari icyo wamishe, wumvisha ijambo ry'Imana, nawe Uwiteka Imana yakugambiriraho kukubaka. Kuko iyo wumvisha ijambo ry'Imana ukaryizera, ako kanya risohoza icyo waryizereyemo. Nimba ryakubwiye ngo ihana ukihana, mu kuri yo naryo riza rivuga ngo ni imbabazi ku muntu wihana. Rero ni isaha yo kubaka igicaniro cy'Uwiteka Imana cyasenyutse. Abantu twabanje buriya igicaniro, iyo watakaje ubusabane n'Imana, ni igicaniro cy'Uwiteka muri wowe kiba cyarasenyutse. Imiryango 10 y'Abisiraheli ngo yagomeye Imana, ngo bakajya bajya no gutamba ibitambo ku gicaniro,
ngo ibitambo biteshejwe, ngo Uwiteka Imana arabagaya cyane, ngo bayoborwaga n'umuhungu wabaye umugaragu wa Salomo, Yehobowamu, Jerobowamu. Hagati aho ngaho abantu benshi dukunze kubitiranya, ariko kugira ngo tutajya tubitiranya ku mazina cyane, umwe yari umugaragu wa Salomo, undi ari umuhungu wa Salomo. Umuhungu wa Salomo niwe wasigaranye imiryango ibiri. Umugaragu wa Salomo atwara imiryango 10. ariyo mpamvu Dawidi yavuze ngo birashoboka yuko umuntu atasenyuka yagera mu gikombe bita Baka, ngo hakamubera ahantu h'amasoko. Iryo ni irindi jambo, ni ikindi cyigisho, ariko isaha yo kubaka igicaniro cy'Uwiteka cyasenyutse ni yanjye kandi ni yawe. Mu by'ukuri ujye upfukama hasi. Hari igicaniro iyo gisenyutse kigira ibintu bibiranga. Iyo umaze gusenyuka uhorana agahinda, nta mahoro wiyumvamo. Ari igicaniro kiba ari icy'umuryango, ari icya famiye, ari icy'umugore n'umugabo, ugasanga umugabo n'umugore barakonje, ukibaza handi umugabo avuga ngo ariko ko ndambiwe kubana nawe. Icyo ni igicaniro cyari kiri hagati yanyu cyasenyutse. Ariko reka nkubwire ijambo ry'ubuhanuzi, Uwiteka Imana agiye kubaka igicaniro cyasenyutse muri wowe. Uwiteka Imana agiye kukubaka uwo mutima wagize agahinda. Hari igihe uba umukobwa igicaniro cyawe kigasenywa no kubengwa n'abasore benshi. Umuntu akakurambagiza, ndetse mwana atanze itariki y'ubukwe na save the date mwayisohoye, abantu ukabibabwira korari bagashima Imana, ugatera haleluya 35 bakanakongeza izindi 7 z'umwuzuro w'Imana. Bwacya mu gitondo Satani agatera umusore agasenya igicaniro kiri muri we, kubera ko nago wenda mwabereye maso fiançailles yanyu cyangwa kopinage yanyu. Hanyuma nawe ugasenyuka, gusenguka byihorera. N'umusore wakubenze, Mana ubaka igicaniro cy'uyu mukobwa wasenyutse. Wakubenza akaza kwerekana umukobwa mu rusengero usengeramo, none ugasenyuka neza bikarangira. Ariko Imana ya Isirayeli iravugana nawe aya magambo, izabanezerewe. Siko bizaba kubategereza Uwiteka. Haleluya, Imana ishimwe. Iyi saha Imana yayimbwiye wa magambo menshi cyane, nubwo nari narirengagije. Data wa twese ambabarire, kandi nawe umbabarire shuti yanjye, ahari ubugeze kure wubakika. Imana irambwira ngo imiryango yarasenyutse, bicaniro by'imiryango, bicaniro mu bavandimwe byarasenyutse. Imana irambwira ngo abakobwa barasenyutse, ibicaniro mu bakobwa. Imana irambwira ngo abasore, abagabo, abubatse, abakomeye n'aboroheje babuze igicaniro cy'Uwiteka mu mitima yabo, batakaje ibyiringiro by'ubuzima. Ariko Imana irambwira ngo dushyireho isaha yo kubaka igicaniro. Iravuga ngo izubaka abo mu mahanga ya kure n'aya hafi binyuze mu ijambo ryo kwegerana n'Imana. Ari nayo mpamvu mwinginga n'uzajya uri kumva ijambo ry'Imana. Ukaba tugeze muri iyi saha, nababwiye ngo nibinshobokera nzajya nambutse ikiganiro buri munsi. Nutagikurikirana kuri The Blessed TV 7, uzajya ugikurikirana kuri Pastor Imanishimwe Official. Mu by'ukuri Uwiteka azanshoboze. Ndi kumva hari abantu bagiye kubohoka. Hari igihe ukomereka ukabura umukobwa, yewe ukanitanga, Imana ikaguha ubushobozi. Umusore wafondeye ubuzima nk'abadiyasipora, ubundi ayo mafaranga mwagiye muyaturira Imana. Tujye tuvugisha, kandi umuntu ukubwiza ukuri ni wayamuha, ahubwo umunyerari uhuye n'irari rya ukayamuha. Nawe urakwiye kubaka igicaniro cyo kurwanya irari, ukayamuha, ukazumva ahubwo uri gushaka kumusebya kuri social media ngo yandiriye amafaranga. Yarayariye kuko wabuze ubwenge, warasenyutse. Wagiye uyaturira Imana ukavuga ngo pasita ko wamamaza ivuga butumwa, nkaba mbona ahantu ukorera ari habi. Ngewe impamvu ndutanze urugero, abantu bajya bambwira ngo ukorera ahantu habi ibiganiro pe, kandi nanjye aheza ndashaka. Ukavuga ngo Mana uzanyibuke. Sinkusabye aho, hoya sinangombwa ngo yahe ngewe,
cyangwa uyahunda, ugomba no kuyahunda ukavuga ngo Mana, ho kugira ngo nyahe uyu muntu, nanjye ndashaka kubaka igicaniro cyanjye ufitemo uruhare, nkagirana ubusabane nawe. Ugasenyuka. Imana irabizi ko wasenyutse, watakaje ibya mirenge, ariko urakomeza urasenyuka. Uwiteka Imana aravuze ngo ni isaha yo kubaka igicaniro. Ubaka igicaniro cyawe, sabana n'Imana. Mama, urabona urugo rwawe rugiye kurangira, urabona bagiye kugutereza, uzi uko cyamuna, ariko ubuze ubusabane n'Imana, ukajya uvuga ngo Uwiteka yarandetse. Muzi ikintu cyishe umuhanuzi bita Obadiya? ni amadeni na za cyamunara n'umwishyuza. Rero ikintu cyiza nakubwira, Imana igiye kukubaka kandi ugiye kubakika ca bugufi. Hari igihe usenyuka ugatakaza ubusabane bwawe n'Imana, wararirimbye, wararinze ubusugi bwawe n'ubumanzi bwawe, ugasanga wisanze mu cyaha cy'ubusambanyi. Imana itugirire neza cyane. Ugasenyuka ugatinya kujya gusenga, ariko Uwiteka agiye kukubakisha imbabazi zayo. Ca bugufi mwene data. Hari igihe usenyuka mu mitekerereze, ugasenyuka mu mikorere, ariko Uwiteka arirahiye ngo agiye kukubaka. Ni igihe kigeze ugasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mana ya Yakobo, Mana yacu, Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu, Imana yacu, Imana yatubyaye, Imana yadukunze, Imana yaducunguye, ukemera gutanga umwana wawe ukunda. Iyi ni isaha waduhaye, uratubwira ngo uzadukoresha imirimo n'ibitangaza. Uranatubwira ngo abakure n'aba hafi bo tutazi n'abo tuzi bazabohoka, uzababohora, uzabagirira neza. Reka Uwiteka ubane n'uyu mwene data udukurikiye, watangiye yihana avuga ngo arakugarukiye, mubabarire kandi ikimenyetso kibe nk'uko wabitubwiye. Amahoro adasanzwe abe mu mutima we, uyu munsi aryama asinzire, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Nawe yari yarasenyutse, abantu benshi bamubwira ngo ntibizakunda, abandi bakamubwira ngo urashaje. Bibiliya yaravuze ngo yerekwa ko abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Nta kindi cyatuma wubaka igicane usibye kwizera Yesu, ukizera Imana ko ariyo yagukomerekeje kandi ari nayo izakomora, ikaguhagurutsa ku munsi wa gatatu, ugasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Niko Bibiliya yatubwiye. Murongo wa mbere avuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba hari numve icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisome ubyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe. Ntibizatinda kukugeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Imana itugirire neza. Muraza kunyihanganira muri ino minsi, I'm not good, ntago meze neza, kandi muraza kwihanganira uburyo ikiganiro kimeze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Data wa twese arushaho kubagirira neza. Haleluya. Muranyemerera iyo telefone muyishyire siransiye, mureke dukomeze. Imana ibaha umugisha. Haleluya, haleluya. Umuhanuzi Habakuki ahanura amagambo meza, kandi niyerekwa yabonye ahanurira abantu. Arababwira ngo birashoboka ko wasenyuka mama, ibyiringiro by'ubuzima bigatakara, kandi biranashoboka yuko utabona inzira yo gutabarwa, utaba uyibona, ariko rindira wubaka igicaniro cy'Uwiteka.
ongera uce bugufi ugarukire Imana, ongera ubwire Imana, uyibwire ngo narasenyutse bitewe na bene data dusengana, narasenyutse bitewe nanjye kuko nagiye kure y'ubwiza bwawe. Maze uhagarare hejuru y'umunara. Ndabizi guhagarara ku munara, hari rero umunara abantu bose baba bakureba, iyo ukennye barabibona, iyo bakubenze barabibona, iyo rugiye gusenyuka baba babizi. Nuko biba bimeze kandi nta kintu wahinduraho. Ni nayo mpamvu Habakuki yavuze ngo birashoboka ko narindirira hasi nihishe ku munara ahantu hose abantu bareba, ngo kandi nkarindira nkumva icyo Uwiteka Imana ambwira. Icyo Uwiteka akubwira ni ukugira ngo wubake igicaniro, yongera agirane ubusabane nawe, abarozi ntibazongera kugutinyuka. Ni ku Uwiteka Imana avugana nawe. Ntabwo ibikubabaza bizongera kukubabaza niwubaka ubusabane bwawe n'Imana. Abagadi n'Ababenyamini ndabakunda cyane, ngo bigeze bubaka igicaniro kibangwa ikimenywa bose. Baravuga ngo turabizi Abisirayeli bose bakoshereje Imana, turabizi abana bacu bagiye kure y'Uwiteka Imana, turabizi abagore bacu bagiye kure y'Uwiteka Imana. Barangije bubaka igicaniro, baravuga ngo tubabarire, ngo Ababenyamini n'Abagadi bonyine. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa pasiteri w'Abisirayeli 22. Yesu ashimwe. Arangije Benyamini na Gadi bahuza umutima, bahuza famiye ebyiri, imiryango ibiri, ngo barangije ngo bubaka igicaniro, ngo abantu bose barakimenya. Wowe n'umugabo wawe ushobora gusenga isengesho udukurikiye ukavuga ngo ndashaka guhuza umutima n'umugabo wanjye. Abantu bari bazi ko muri gahunda za divorce, bakabona mwubatse igicaniro cy'ijambo ry'Imana, mutangiye kuvuga ngo Uwiteka Imana yadusuye, yatugiriye neza, mukabera imiryango yindi yari igiye gutandukana, kongera nabo kunga ubumwe bagahuza, Imana ikabakoresha mukaba mubahinduriye kugukiranuka. Mugabo byumve n'ibyawe, urakwiye gushaka uburyo wubaka igicaniro cyasenyutse hagati y'abana bawe. Urakwiye gushaka uburyo wubaka igicaniro cyasenyutse hagati y'umugore wawe. Nawe mugore nuko, reka mbabwire, iyo Imana ifashe umuryango ikavuga ngo babaye umwe, Satani akaza akawutandukanya, abasenya igicaniro cy'ubumwe, agacana igicaniro cy'amakimbirane, aricyo kivamo igicaniro cya divorce. Ngo bubaka igicaniro ngo cyitwa ikimenywa bose, ngo abantu bose bakagisura. Mama umva nkubwire, ndabizi urabona bitashoboka, ndagira ngo mbwire abamama bene data babahaye ikintu bita ngo ni iki, munyumve neza, baporotisiye basesenguza, musesengurisha umwuka pana umubiri. Babahaye ikintu bita bavuga gute, gender balance. Muri gender balance uburinganire, uburinganire. Ariko nta munsi imbere y'Imana umugore azigera asumba umugabo, nta n'umunsi bizigera bibaho. Bibiliya avuga ngo umugabo Imana yaramuremye, umugore Imana imukura mu mugabo, nakagufwa. None mugabo, kwigufwa ryawe rikuvuyeho numara gutandukana n'amagufwa 25 uzasigara uri igisenzegere. Munyumve neza. Ese mama, kuri igufwa wakubashya aho wavuye, ariko amashuri yatumye wishyira hejuru urikakaza. Bibiliya iravuga, kandi Bibiliya byose ubundi yari yarabirangije, n'uburinganire bwari bwaraje. Paulo yandikira Timoteyo na Petero yabyanditseho, aramubwira ngo umugabo arakwiye gukunda umugore. Umuntu ukunda ntago umufata nk'ingorofani ngo umukandamize, ngo umubwire ngo ntago yarya inyama ngo amere ubwana. Ubwo ako kajemo, wagize ububasha barabuguha, bakubwiye ko ari uburinganire, kuzuzanya, gukundana. Mu yandi magambo, urigura minuza, uri gusuzugura umugabo, uri gusenya igicaniro cy'Uwiteka.
ari ibintu byinshi bishobora kukubera intwaro zo gusenya igicaniro cy'Uwiteka. Ndavuga icyo Uwiteka Imana yambwiye ku badamu, amashuri, ngo afite diporome arahembwa nanjye nkahembwa, ukagira ijosi gutyo ukarikurura ukamuhema. Reka mbabwire, ibyo si ukuganduka, ni ugusenya. Kandi akenshi abenshi baricuza, bari mu marira, bari mu gahinda. Imana ikubabarire cyane, Imana itubabarire cyane. Naho waba dogiteri gute ukaba hejuru, ukaba perezida, umugabo ahora ari umugabo. Ukwiye kumwubaha ukaganduka, nawe ategetswe kugukunda. Ndahamya nashidikanya ko ibi byavuyeho kuri iyi si. Nta mugabo ukigirira ishyari umugore we, ariko abaye ahari, Imana ikugirire neza kuko niwe uri kwisenya. Umugabo akanga ko umugore waba umuyobozi, ngo azansuzugura. Utangiye kwisuzuguza, unasenya igicaniro cy'Uwiteka. Kuko Imana iyo utangiye kwimika umwijima muri wowe, Yesu ashimwe, ntago Bibiliya yo iranabisobanura ikavuga ngo umwijima ntabwo ujya ukorana n'umucyo. Urimika ugahita ubona ko umugore wawe kuba bamujyanye mu nteko nshinga amategeko ngo abandi bagabo bagiye kuzajya bamutwara, uko ni ukwisenya. Waturije hamwe kuko Imana yafatanyije mu gihe cyo kwizera. Bibiliya iravuze ngo haba kujyanura k'umukiranutsi w'Imana wese azabeshwaho no kwizera. Nta kindi cyagufasha kubaka igicaniro cya Data wa twese usibye kwizera Imana, ukarindira ugategereza icyo Imana yakubwiye, ukavuga ngo Uwiteka ambwiye ko agiye kunyubaka. Ndabizi narakomeretse, hagarara ku munara. Aho ngaho abantu bazi kuri umurwayi. Uburwayi bushobora kugusenya ukibaza ku Uwiteka Imana ko yakuretse. Uko yakuremye waravukanye ubumuga bwo kutumva, kutavuga, kutabona, ubwo kubura ingingo. Reka mubwire, ntago yakuretse uzabeshwaho no kwizera kandi ubeho unezerewe. Ahubwo ubaka igicaniro cy'Uwiteka, uvuge ngo uko Uwiteka yangize niko yashatse, ariko mfitanye ubusabane nawe. Yesu ashimwe. Wisenyuka ngo nuko wavutswe ufite ubumuga bwo kutumva, Imana izabigenza neza. Wisenyuka ngo wavukanye ubumuga bw'uruhu, Imana wowe wubaka igicaniro cy'Uwiteka. Uzamenywa na benshi ku Uwiteka Imana yaguhiriye. Yesu ashimwe, Imana ishimwe. Rindiriraho Imana ikubwiriye, rindirira mu kwizera, utumbire Uwiteka Imana. Ongera wiyubake nawe, Imana ibone uko iri bukubake. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Ndagira ngo ubwire ngo wisenyuka ngo wishwambagaze hasi urambarare. Uwiteka ari kukubwira ngo agiye kukubaka. Ubaka igicaniro, sabana n'Uwiteka. Hari wagiye kure y'Uwiteka Imana urasambana, ukuramo inda, urikinisha. Imbabazi z'Imana nizo zongeye kuza kubaka igicaniro cy'Uwiteka. Ca bugufi usenge. Hari waciye inyuma umugabo wawe, waciye inyuma umugore wawe, ufite abana bazwi n'abatazwi. Ca bugufi, Imana irababarira. Ugirana ubusabane n'Imana. Ushobora no kubiganiriza umugore ukamubwira ngo hari umwana mfite, numvishe ko ngomba nanjye kwiyubaka, nahoraga nta mahoro mfite kubera ko nari narasenya ubusabane n'Imana. Mbabarira nawe kuko umwana wo ni wamwihakana. Burya biragoye cyane, ndabyemera, kandi bisaba kumenya ubwenge ko wabwira umugabo wawe ngo wamuciye inyuma, ko wabwira umugabo ngo umwana mfite so wawe. Ibyo biragoye, bisaba kwihana Vatikani. N'ubundi umwana ari mu bandi. Ahubwo ikintu kigoye nanone kinababaza, n'umwana utari mu bandi wabuze se kandi urisa. Yesu ashimwe, Imana itugirire neza cyane. Urakwiye ko, kandi warasengaga, uri umukristo, uri pasiteri, ariko igicaniro cy'Uwiteka cyarasenyutse kubera amarira y'imfubyi, kubera amarira y'abana wabyaye ukabihakana. Imana ikugirire neza. Reka dusenge Imana. Turaye amagambo, upfukama ahantu uri. Nimba bitagukundiye pfukamisha amavi y'umutima, utuze usinzire.
nimba ufite kuteri yawe aho uri hose uce bugufi uvuge ngo Uwite nanjye ndagomba kubaka igicaniro cyawe. Vuga ngo Mwami Yesu, numvishe ijambo ryawe, ndabyemera nari narasenyutse mu mutima, mbabarira, nasenyuwe n'ibyaha byature. Vuga icyagusenyuye kibwira Imana. Njya kure y'ubwiza bwawe, ubusabane bwawe bukura muri nge, ariko ndakwinginze mbabarira. Uyu munsi nongere kugirana ubusabane nawe, uyu munsi nongere kumva amahoro yawe, uyu munsi nongere kumva Mwuka Wera, maze ubundi ume kurindira no kukwizera. Ya masezerano yose nyarindirire mu kukwizera, uzayasohoza. Umbwiye ko atazatinda, uzayasohoza. Uzayasohoze, unayasohoresha isezerano ry'ubugingo buhoraho. Nurangiza uvuge ngo amen. Imana ikugirire neza. Reka nkusengera Imana. Mu izina rya Yesu nsengeye uyu mwene data, aremeye agiye kugirana ubusabane nawe. Uhereye uyu munsi reka yumva amahoro asendereye muri we, kandi uhereye uyu munsi usubize kwiginga kwe no gusenga kwe. Reka uyu urwaye wasenyuwe n'uburwayi ubwo ari bwo bwose, yaba sida, kansa, diyabete, umuvuduko w'amara cyangwa pararize, ndasenze kugira ngo akire. Aba bari babanye bagiye gutandukana, uru rugo ndarusengeye, bazaba batanga buhamya ko hari ikintu bubatse cy'igicaniro hagati muri bo, bakongera kwihuza, maze igicaniro cy'uko bunze ubumwe kikaba ikimenywa bose. Urakoze kubikunze, ni mu izina rya Yesu, amen. Ni mwene so Pasiteri Imana ishimwe Emmanuel. Mu by'ukuri ndabakunda cyane. Ndashaka gutumira abantu nkoresheje amashusho. Nanone mfite umugoroba wo gushima Imana. Nitwa Imana ishimwe, nyine ngomba gushima Imana. Ndanyurwa cyane mu mutima wanjye abantu banzi cyangwa bo tuziranye. Impamvu mbivuze nuko bambwira ko nyurwa, babaye batarabimbwira nkabambyiziho, nabaza Imana ko nayibinziho nkabibabwira. Tuzaba dufite umugoroba wo gushima Imana wiswe Pastor Imana ishimwe shima Imana. Uzabera hano Kimisagara mu itorero ryitwa Believers of Jesus Church, ari naryo nsengeramo, riyoborwa n'umushumba mukuru yitwa Apostle Myasiro Jean Bosco. Ni umugabo w'Imana, nawe azaba hari, gusa ni umugabo uciye bugufi ufite amavuta y'Imana. Ni umubyeyi wanjye mu mwuka. Ndabatumiye rero. Ikintu cya mbere mbasaba ni ukubisengera. Umwanzi wacu Satani ahora yivuga nk'intare ashaka uwo yacocomera. Ikindi cya kabiri mbasaba ni ukudutera inkunga. Ni ukudutera inkunga mu buryo bw'amafaranga. Imana ibaha umugisha icyo uzashobozwa. Abantu bazaba bari kure, mu by'ukuri inkunga yawe y'amasengesho irakenewe, n'uburyo bufatika nayo irakenewe. Imana iguha umugisha. Kandi ikindi nanone ni umugoroba wo gushima Imana uzatangira saa 10 ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11. Tuzaba turi kumwe na True Worship Team. Ni worship team Imana ihamagaye yo ku rusengero iwacu. Tuzaba turi kumwe n'umuhanzi Kimanuka Jean Paul, abenshi baramuzi. Tuzaba turi kumwe na Apostle Myasiro Jean Bosco. Tuzaba turi kumwe na korali yaho y'amavuta, korali nkuru yitwa Blessing Choir. Ni korali Imana yagurukije, bararirimba abantu bakabohoka, umuntu akabohoka pe. Turabatumiye. Kandi ikindi nanone kizaba kiri guca kuri live streaming ya Believers of Jesus Church, Abizera Yesu TV. Kizaba ari live, uzaba uri kure uzafatanye natwe gushima Imana. Imana iguha umugisha mwinshi utagabanyije. Telefone ni uguteranya 250 78 46 37 678. Abo ni abari hanze. Abari hano mu Rwanda bakoresha 078 46 37 678. Rero Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikubera igisubizo muri byose. Tuzakomeza tubane kandi tuzabana neza.
ndabikunze. Gukiranuka ni imibereho, ni ubucuruzi bwunguka budahomba. Nta kindi cyanzanye kuri social media Imana yanzaniye, naje ibizi ni ukubwira abantu kwihana bakaniyumvamo ubusabane. Na hejo nimugoroba, Imana ibaha umugisha.